ngira wenda mwakwibutsa abadukurikira Felicien Kabuga yari muntu ki cyane cyane munabihuza na genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda akekwaho yashinjwaga kugiramo uruhare rukomeye kwa kwisonga mu bayiteguye. Felicien Kabuga numwe mu bari ibyegera bya Perezida Habyarimana wabarizwaga mu cyo mwakunze kumva cyitwa akazu. Yabaye umucuruzi muri iki gihugu agera n'amafaranga menshi atari ukuvuga ko yarushaga abandi gukora ahubwo bitewe n'uburyo ubuyobozi bw'icyo gihe bwamushyigikiraga agerana n'umubano wihariye na Perezida Habyarimana kuko bashyingiranye abana babiri. Ariko nyuma yaho ngaho cyane cyane mu 1990 ubwo ingabo zari za FPR Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora u Rwanda ndetse hakajyaho n'amashyaka menshi, ishyaka rimwe rukumbi ryari ku butegetsi rya MRND rikavuga ko ngo rigiye kwivugurura. Nabwo Kabuga Felicien yagaragaye cyane muri politike ashyigikira MRND ndetse n'ibikorwa bitandukanye byateguye genocide, harimo nko gushyigikira umutwe witwaraga gisirikare w'interahamwe wishe abatutsi mu gihe cya genocide. Ariko na mbere yaho ngaho nabwo tukaba tuzi ko mu bice bitandukanye by'igihugu yaba mu bice byo mu Bigogwe, yaba Kibirira, yaba mu Bugesera, uwo mutwe washyigikiwe na Kabuga Felicien ayifashishije amafaranga yari afite ariko n'umurongo wa politike muri icyo gihe wabigizemo uruhare. Ikindi nanone nuko radio izwi RTRM yakwirakwizaga urwango rwo kwanga abatutsi no kubarimbura, niwe wari uyikuriye kuko niwe wari ukuriye inama y'ubuyobozi yayo ndetse ni nawe yarafitemo imigabane myinshi. Ibyo byose rero bigaragaza icyo Kabuga yari cyo ugereranyije na genocide yakorewe abatutsi, yaba ari mu gihe cyo kwitegura ndetse no mu gihe cyo kwishyira mu bikorwa. Birumvikana Kabuga yari umuntu wegereye cyane ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Dr Philbert, umuntu yakwibaza ati byagenze bite kugira ngo Kabuga watawe muri yombi mu mwaka w'2020 tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu binahurirana ndetse n'uyu munsi yapfuye, byatangajwe ko yapfuye, byagenze gute kugira ngo agere mu 2020 atarafatwa naho afatiwe bigatangazwa ko adashobora kuburana? Uko gukwepa ubutabera byagenze gute, byashobotse gute? Muri kimwe mu cyatumye Kabuga agenda acika ubutabera kugeza igihe afashwe agafatwa hakaza ibibazo wenda turubuze kugira umwanya wo kuvugaho, byatewe ahanini n'inzira ya mbere, n'inzira ya politiki. Nuko nko kuba yarabanye na Habyarimana bafitanye amasano ya politike ndetse nayo mibanira yabo hagati yabo, byatumaga n'inzego z'ubuyobozi mu bihugu bitandukanye byo ku isi bimukingira ikibaba. Aho hanyuze hose bigashoboka ko bamuha inzira, impapuro z'inzira zo kugira ngo akomeze acike ubwo butabera. Ikindi nanone kizwe nuko nabashakaga kugira ngo bamukurikirane baricwaga kubera ko yifashishaga amafaranga afite akagenda atanga na ruswa hirya no hino, kugeza rero igihe yiswe ngo arafashwe mu mwaka w'2020. Afatwa byatangajwe yuko ngo adafite ubushobozi bwo kuburana, bwo kujya mu rubanza, afite ibibazo by'ubuzima. Ese nyuma y'imyaka 32 genocide yakorewe abatutsi ihagaritswe, nta bandi bashobora kuba bari mu myaka nk'iye dushobora kuzumva nabo wenda batawe muri yombi ariko bigatangazwa ko nabo bari mu bihe by'ubuzima nk'ibya Kabuga? Iyo mpungenge rwose iriho cyane ko hari abari mu kigero cy'imyaka ye bashobora kugira gutya bagapfa nk'uko Bukebaruta byagenze, nk'uko hari abandi nanone tuzi ko bari mu kigero kimwe barimo gukurikiranwa, barimo na ba mwana we Kanziga Agata wari umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal. Ikiro nacyo ni imwe mu mpungenge nanone umuryango Ibuka ufite,
kimwe n'abaharanira ubutabera muri rusange. Kugira ngo ubutabera butangwe, Dr. Philbert nkayibuka, musanga ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo abo bantu nubwo bari mu myaka ikuze ariko ubutabera butangwe? Igiye gukorwa cyane nk'uko tuzi ko imwe mu mpamvu yanadindije n'ubutabera harimo impamvu y'imibanire y'u Rwanda n'igihugu cy'Ubufaransa, cyane cyane kubera uruhare nyine icyo gihugu cyagize mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abatutsi. Aho umubano wongeye kugenda uzahuka nibwo hatangiye nubwo ibi byose byabayeho akaba yamaze gupfa. Ese bitagiye bivugwaho rumwe n'ibihe? Mu by'ukuri uruhare rwe ni runini cyane, ariko byinshi bitagiye bigarukwaho utigeze umenya. Felicien Kabuga ni umwe mu bantu bakekwaho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yapfiriye mu bitaro byo mu mujyi wa Rahe mu Buholandi ku myaka ye 91 y'amavuko, bituma urubanza rwe rwarakurikiranywe imyaka myinshi rusozwa nta mwanzuro wa nyuma urufashweho. Kabuga rero yari amaze imyaka irenga 25 washakishwa n'ubutabera mpuzamahanga, aho yashinjwaga ibyaha bya jenoside, gushishikariza abantu gukora jenoside, gutera inkunga interahamwe ndetse no gutera inkunga radiyo ya RTRM yakwirakwiza urwango n'ubutumwa bushishikariza ubwicanyi. Yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka myinshi yihishe, aza koherezwa i Rahe kugira ngo haburanishwe n'urwego mpuzamahanga rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga ILMCT. Muri 2022 nibwo urubanza rwatangiye kuburanishwa ku mugaragaro. Ubushinjacyaha bumushinja gutera inkunga ibikorwa byagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa. Abatangabuhamya benshi bamushinje gutanga amafaranga, imodoka ndetse n'intwaro byakoreshwaga n'interahamwe mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi. Ariko nanone mu mwaka wa 2023 abaganga bigenga batangaje ko ubuzima bwe bwari bwarazahaye cyane, ndetse afite ngo n'ikibazo gikomeye cyo kwibagirwa, bituma urukiko rwemeza ko atagifite ubushobozi bwo kuruburana. Urukiko rwahise ruhagarika urubanza mu buryo budasubirwaho, ndetse gutegeka ko hakomeza gushakishwa igihugu cyamwakiriye yaba arekuwe by'agateganyo. Mu ntangiriro za 2024 u Rwanda rwari rwatangaje ko rwiteguye kumwakira, ariko nta cyemezo cya nyuma cyari cyarafashwe. Kuri wa 16 Gicurasi 2023 ILMCT yatangaje ko Kabuga yapfiriye mu bitaro, ndetse perezida w'urwego ategeka ko hakorwa iperereza ku buryo yapfuyemo nk'uko amategeko ngo abiteganya. Urupfu rwa Kabuga rusize amateka akomeye mu butabera mpuzamahanga, aho benshi bavuga ko ari umwe mu bantu bakomeye bakekwagaho uruhare muri jenoside batagejejwe ku mwanzuro wa nyuma w'urukiko. Reka twumve